nari mubi ariko ndi umugabo wo guhamya ko Imana yangezemo naragomye ngomera no kwa marume njya muri ntuza mu ikambi y'abapolisi njya kwiba imbunda kugira ngo marabe wacu, ariko Yesu yamfashe ntarabamara. Nanize mama inshuro nyinshi ngo mukureho, ariko mwe murakina mwe. Ngewe umuntu yanyimye ikigori w'umugabo numva anteye umujinya njya kumuroga. Kimwe muri kamere no kuroga bibabo. Naramuroze nubwo atapfuye ariko yarahaswe. Hanyuma nanjye nzabone kwinjira mu masezerano. Ni amateka. Integeka kumushaka arwaye sida, ngewe ndi muzima. Ni amateka. Ariko Yesu ni umukiza. Ariko mbuze uko nifata pe. Munduhure ntere haleluya munyikirize. Haleluya! Ariko wowe ushoboye kumvura ntagiye kureba abaganga. Ikintu nshimiye Imana, nagiye gusenga irambwira ngo ntuzigera wivuza indwara y'umutima, ndagukijije. Haleluya! Ikindi kintu nshimiye Imana ku bwa Sandrina kuwa gatanu yaje hano ku ishuri, nari nagiye centre barampamagara hagati ya 4 na 5. Yashyize isaro mu zuru, ndangije mujyana kwa muganga. Nagiye uko namutwaye ku ishuri nambaye niko nagiye kwa muganga nambaye. Ndangije ngeze kwa muganga, isaro byageze aho noneho ngiye mu cyumba ararigira rirazamuka rirenga kano kantu k'igufwa k'izuru. Noneho ngeze hano ikinyinya, abaganga b'abana barambwira ati oya ntabwo uyu nguyu twamushobora, bahita banyandikira transfer yo kujya Kibagabaga. Urumva mu rugo nta muntu wari uriyo, Karine yari ari ku ishuri, nibaza uko biri bugende biranshaka. Nta kintu najyanye habe n'igitenge, twagiye n'amaguru. Ndangije bamaze kunsinyira transfer, ntegereje muganga ari butereho kashe, numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo mubumbe umunwa n'izuru rimwe rizima ubundi umubwire apfume. Nabikoze nk'inshuro 5, mbona umwana isaro rivuyemo. Haleluya! Uzimana Isayi mwene so muri Kristo Yesu, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR. Hanyuma ndi umudiyakoni mu nzu y'Imana, nkaba n'umuvugabutumwa bwiza. Imana yarakoze kungabira umurimo, turayishimiye. Yesu ashimwe cyane. Tubaye intashyo z'ahantu hatandukanye, Imana yemeye ko duhagarara tugabura ijambo ry'Imana. Abera bagiye baduha intashyo, nimuzakire mu izina rya Yesu. Ndifuza ko uyu mugoroba Imana iduhaye utubera umugoroba urutindi, utubera umugoroba w'imfura mu yindi migoroba twagiye tuba imbere y'Imana. Imana yigeze yabwiye Abisirayeli ngo ku kwezi kuzababera ukwezi kw'imfura mu yandi mezi. Uyu mugoroba rero ukubera umugoroba w'imfura mu yindi migoroba yose yatambutse. Twavuga ngo amen. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 43. Turasoma umurongo wa 11 ndetse turawusoma wonyine. Kadusome Yesaya 43:11. Harimo ijambo ry'Uwiteka rivuze ngo jyewe by'ubwanjye ni jye Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Amen. Murahari? Muri hano? Amen. Umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo jyewe.
by'ubwanjye. Imana iri kwivuga, genda mikoro, Imana irimo iravuga ijambo muri iri teraniro. Iravuze ngo jyewe by'ubwanjye ni jyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Bwana asifiwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rinyuzuye, rifite intego ivuga ngo Uwiteka ni umukiza wacu. Birumvikanye? Uwiteka ni umukiza wacu. Tuvuga ngo ni umukiza wanjye. Hari akaririmbo bajya bakunda kuririmba, baravuga ngo nagendagenze hose nazengurutse hose nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe. Subiramo, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa na. Nazengurutse hose nashakashatse hose hose afite umwihariko mu mukomera amashyi, impundu zivugirizwa Umwami. Imana ishimwe. Umwami Yesu nashimwe. Ndabizi ko mudukurikiye, kandi hari n'abashobora kuzadukurikirana mu buryo bw'ikoranabuhanga, ariko nagira ntangaza itangazo kuri uyu mugoroba. Uwiteka ni umukiza wacu. Ni umukiza wacu. Hanyuma nta kintu na kimwe kikuriho, nta kintu cyaba ikigaragara n'ikiri mu ibanga, ikigaragarira bose n'ikitagaragarira bose, nta kintu na kimwe kikuriho Uwiteka atagukiza. Nimuvuge ngo ntacyo. Imana ishimwe. Iravuze ngo jyewe by'ubwanjye ni jyewe Uwiteka, nta wundi mukiza utari jye. Mana, ndashaka ko uyu mugoroba Imana ikora udushya. Twazamuye haleluya. Nk'abantu mwe, ndumva nkeneye ko Imana yacu yongera kugaragara. Mana yacu si y'amagambo, Mana yacu ni y'imirimo. Muri Bibiliya aravuga ngo dufite Imana ngo itabara abantu. Aravuga ngo iyo tuyisenze igira guteye, iratuba. Undi araririmba aravuga ngo Imana yacu irakomeye ndetse cyane, ikora imirimo yo mu ibanga ikagira gute, ikagaragara, ngo si nk'ibigirwamana ngo bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye. Iyo Imana twicaye imbere ni Imana ireba. Nimuvuge ngo irareba. Sinumva amagambo numva ndi bukoreshe, ariko ndashaka kubabwira Imana. Muvuge ngo amen. Imana irareba. Igira gute? Iratureba aho tugenda, iratureba aho tuba turyamye, iratureba aho tuba twicaye, iratureba turi mu modoka, iratureba turi kuri moto,
iratureba turi ku igare, iratureba turi ku gicugutu, iratureba iratureba dusinziriye, iratureba Imana, iratureba. Shitse umutima mu nda. Nubwo abantu batakwitaho, nubwo abantu batakuza ahantu uri, nubwo batakureba, ariko witeka Imana ni Imana ikureba. Abari hamwe nanjye dutere haleluya. Imana ihimba topeza la winima manda stikodre bona shaido bina moneka sowi eno mwuka wera wino muri riteraniro Mana. Urakoze Mana, koze Mana. Kindi ndashaka kubabwira ikindi cya kabiri. Yesu abaha umugisha. Cya kabiri ni Imana ivuga, ni Imana ivuga, ni Imana igira gute yewe, ni Imana ivuga kandi ijambo ivuze irarikurikirana. Ijambo ivuze ntijya yivuguruza, ni ijambo ivuga, nta binyoma bibamo, nta gipindi kibamo. Abantu bagiye batubwira ibipindi, ariko ijambo Imana yavuze ku buzima bwacu. Abantu bagiye bumva Imana ivuga hakagira icyo yavuze yakoze, mutere haleluya. Imana iravuga. Inshuti zanjye, ntiturimo turatera waraza. Imana iravuga. Garanti y'ijambo Imana ivuze ntirijya ritakaza donc ntiritakaza ubuntu, ntiritakaza uburyohe, ntiritakaza umwimerere, ntiritakaza imbaraga, kuko iyo arivuze yahozeho, iriho kandi izahoraho. Mwayikomera amashyi menshi avuye ku mitima yanyu. Imana ihimba. Niyo mpamvu wanditse yaravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze icyo yavuze. Icyavuye mu kanwa kayo no kugisohoza izagisohoza. Hari abantu bagiye badusezeranya ibintu bigeze hagati, ibyo badusezeranije babiburira ubushobozi, cyangwa ntabura ubushobozi ariko akicuza impamvu yabivuze. Muri uko kwicuza rero kumuviramo kwisubira, akavuga ati rero nabivuze nanezerewe, ariko uyu munsi nta munezero ndimo, ndumva ibyo navuze naribeshye, ntabwo nzabiguha. Akagukuzaho. Ariko Imana yacu ntihubuka, ivuga ijambo yaritekerejeho, kubera Imana izi imbaraga z'ijambo. Ijambo Imana irivuga ibizi ko iryivuze rihamye, kubera ko ijambo rirakomera. Niba hari ikintu gikomera ni ijambo. Ijambo riraremera, ijambo rirakomera. Umuntu ashobora kukubwira ijambo ryiza ukazarinda upfa ukiryibuka. Kabiri, umuntu ashobora kukubwira iribi naryo likagushegesha we, likakuzonga we. Umuntu akubwira ijambo ribi uri muremure ukaba mugufi. Umuntu akakubwira ijambo ribi wari munini ukumva ubaye simoro, ukumva ubunini wari ufite bugushizeho kubera ijambo. Ijambo rishira hejuru kandi ijambo rigacisha
niyo mpamvu akenshi hari abantu bakunda gukomerekera mu rukundo. Iyo utungukije ijambo rikomeye ukabwira umukobwa ngo ndagukunda, hanyuma bikamara iminsi ya jambo wamubwiye rikamwinjira, rikinjira muri we, akishyira mu mwanya y'uko umusore yamuhisemo akamubwira ko amukunda. Iyo bigeze hagati bya jambo yavuze ntarihagararemo, rirakomeretsa. Kandi ijambo rishobora kugukuraho igisebo cyangwa rikagutera igisebo. Mujye mwitonda kuvuga. Ntukajye uva hano ujye guhamagana uvuge ngo ndagukunda, ujye cyangwa ngo ushake n'undi umubwire ngo ndagukunda. Ijambo ndagukunda ntimukaritagaguze, ni ijambo rikomeye. Imana ibahe umugisha. Ijambo Imana ivuze iraririnda, ripfa kuba ryaravuzwe nayo, ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Haleluya! Ijambo Imana ivuga igira gute? Iraririnda. Nta jambo Imana yavuze ngo rihere, nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Hanyuma nari mvuze ngo Imana iravuga. Gatatu, iyi Mana twicaye imbere, iyi Mana dutaramiye, iyi Mana turi guhamya, ni Imana ikora. Ese haleluya! Ni Imana, nimugire ngo ikora. Imana igakora ibyananiye aba, iyo ikabisho mugire ngo ni Imana ikora. Mubihamye mubwire abadayimoni ko dufite Imana ikora. Mutangariza abantu bazi ko tutazapfa twigerera. Itera haleluya! Imana mato Imana irakora. Imana irakora. Barakore, Imana irakora. Imana irakora. Ndabihamya ko ari Imana ikora. Ndabihamya ko ari Imana ikora. Mana we, hari abaririmbyi baretse kuririmba ngo marayika ngo ukora ibi n'ibi ngo yabagezeho, ngo yego yatugezeho. Turashimire marayika. Ngo marayika ushinzwe stoke ngo mbese yakugezeho, bagasubiza ngo yego yatugezeho. Marayika utanga akazi yakugezeho, yego yangezeho. Ndashimira Imana ko natwe dufite ibihamya. Marayika ukora ubukwe yakugezeho, yego yangezeho. Ndashimira Yesu ko akora imirimo ikagaragara. Mbwirira umuntu muri nungoshetse umutima mu nda, ibyo udashoboye Imana irabishoboye. Mana we, ibyo udashoboye Imana igize gute? Irabishoboye. Ntiwiyahure, ntiwigirire nabi. Mu ijuru dufite Imana. Dufite Imana. Ndashaka kuvuga mu ncamake wenda nk'utuntu nka dutanu Imana nabonye igidukiza. Kandeba amasaha. Icyambere, Uwiteka nasanze ari Imana ifite imbaraga zo kudukiza ibyaha. Ibiki? Umunsi mwiza nibuka nubona kwemereyemo wambereye ubucunguzi, yewe izi byawe nishimye. Zirize
Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Yesu wambereye umucunguzi singize Yesu anyigisha inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe singize Mushaka mu gitero yaririmbye aravuga ngo najyaga ndorongotana mu bizino mu ngeso mbi mugarutse noneho sinzongera Imana ibamugisha Imana ni Imana umukiza irakiza nta wundi mukiza utariyo niyo yonyine ifite ubushobozi bwo gukiza umuntu ibyaha akabicyaremwe gisha iteka nagendaga we ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane ndashima umwami Yesu duhereze Imana icyubahiro ibyaha nta binini bibaho umuntu yanywa ngo akire ibyaha nta mudogiteri n'umwe urabona igipimo cyo kwinjira mu mutima uri mu bugome ngo avuge ngo harimo ngo ubugome ngo bufite dogere 80 abaho ibyo ni ubutware bwa Yesu tuvuge ngo amen Imana ikiza ibyaha baroko ubwira Imana ngo ndakeneye gukira iyo tuvuze ngo turabakizwa twari turwaye icyaha umwami atugezemo aradukiza ndashima Yesu ndi umwe mu bantu bari bafite ibyaha muri iyi njyana aririmba aravuga ngo yanyijije mfite ibyaha narararutse twari twarararuwe n'ingeso mbi twarararuwe n'ibyaha bitari bimwe inkoni badukubise zarananiwe Yesu ashimwe inkoni badukubise zarananiwe imigozi batuboshe ikinjira mu nyama yarananiwe nge baramoshe imigozi irinjira mu maboko bamoshe saa 9 z'amanywa z'umugoroba umugozi uvaho saa 6 zibura iminota 20 z'undi munsi bamfukamishije ku mifuniko ya fanta kubera icyaha nkahagurukana n'imifuniko ya fanta ku mavi inyama zabaye inyama ariko iyo migozi nayo niyo mifuniko ntibyagendeye twakubise amakofi twakubise ingumi ariko ntibyaduhinduye ariko tugize gutya tubona umwami arahasesekaye Yesu arahasesekara we muzamure haleluya umwami arahasesekara we bakoze b'Imana Yesu yarahasesekaye iyo mvuga Imana simcyitirano ndavuga Imana yangezemo muri 104 yararinda aravuga ngo imbabazi z'umukiza nizo zamuzanye kuncungura aravuga ngo natabitswe n'ibyaha byanjye ankuramo arangiza
ariko ngo nari mu isayo y'ibyaha, arafata arasayura, nari mu mwijima ukomeye none aramurikira. Ya soko nziza y'ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora nkirisha, niyanyejesha. Gira umwete winjire mu maraso ya Yesu, uzashiraho inenge mu mutima wanduye. Ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza we, ariko cyane cyane ndashima haleluya. Umwami yaharahasesekaye mu buzima bwawe, ubugegera nari mfite Yesu arabunyiza. Ako nari ngegera we ariko Yesu ni igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Nari mboshwe rwose n'umwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba Yesu nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera ni unyobora, uzangeza dufite abahamya batubanjirije bavuga ngo nari mboshwe rwose n'umwijima mwinshi, ngo sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru. Aravuga ngo yambohoye iki? Ingoyi. Abantu baraboshye aho hanze, abantu baraboshye, abize baraboshye, abatarize baraboshye, abatunzi baraboshye, abakene baraboshye, abacuruzi baraboshye, n'abacuruza abakorera muri biro n'abakorera mu gishanga baraboshye, bakeneye Yesu wo kubabohora. Abantu bo sawa, turashimira Imana ikiza ibyaha. Nagiraga akanwa kabi, nagiraga akanwa kuzuye gutukana, naragutukaga narebye ku myaka ufite, nkagutuka, nkagutukutuka, nkagutukuza bya nyabyo, ku buryo utaha mu rugo baguha ibiryo warebamo ukabona ibitutsi birazerera ku gitoki. Ariko Yesu ageze ku kanwa kanjye, yirukana umwuka w'ibitutsi, ashyiramo ijambo rye. Tera haleluya, Imana ihimba. Rero Yesu arakiza. Nimuvuge ngo ni umukiza. Ikintu cya mbere kigaragara iyo uhuye na Yesu ni impinduka. Iki? Kuko kuririmba n'uwagasomye araririmba. Barakidube bararirimbye bacoma, ukabona yazunguje umutwe yafashijwe. Ariko iyo Yesu akugeze arakuviduramo ibyo Satani yakuvizemo. Bibiliya iravuga ngo icyazanye umwana w'umuntu ni ugushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Yesu yazanywe no kumaraho imirimo ya Satani mu bugingo bwacu. Yesu yazanywe no kugira ngo adukize icyaha, twongere tugirane ubusabane n'Imana. Muvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Mwakira ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Mwavuze ngo amen. Hanyuma avuze neza, Yesu akiza ibyaha. Niba uri muri iri teraniro ugitukana, ukibeshya, ukiri umugome,
ukigira amahane, nari mubi ariko ndi umugabo wo guhamya ko Imana yangezemo naragomye ngomera no kwa marume, njya muri ntuza mu ikambi y'abapolisi, njya kwiba imbunda kugira ngo marabe iwacu, ariko Yesu yamfashe ntarabamara. Nanize mama inshuro nyinshi ngo mukureho, ariko mwe murakina mwe. Ngewe umuntu yanyimye ikigori w'umugabo numva anteye umujinya, njya kumuroga. Kimwe muri kamere no kuroga bibaho. Naramuroze nubwo atapfuye ariko yarahaswe. Ndashima umusaraba we, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami. Duhereze Imana icyubahiro, mwatanga haleluya. Turashimira Kristo watugezemo aduhindura abo turi bo none. Twari abagome nuko aduha Yesu ngo tubambirwe ku musaraba. Muri ndera bango mubo yacungurira amaraso. Nzi yuko nanyemera. Ngirira munyenzi wawe ukoze ku bitugu ngo nawe urimo. Satani ntakwice. Yesu yaranje. Mwe kwigana isi ahubwo mutumbire Yesu niwe gisubizo. Muvuge ngo amena. Ukwiriye kwa mu nzu y'Imana uri icyaremwe, ukavuga Imana nta pfunwe ufite mu izina rya Yesu. Uzi kuvuga kwera ko Imana nta kukurimo, birabiha. Imana ibeze rwose, mwe mu nzu y'Imana mubonere kandi mutegereje impanda y'Imana. Twavuga ngo amen. Icyakane, Uwiteka ajya adukiza indwara. Adukiza indwara. Ndatangaza ko nta ndwara n'imwe watewe na Satani Yesu adashoboye kugukiza. Yesu aracyakiza indwara. Yesu akiza kanseri. Yesu akiza sida. Yesu akiza umutima. Yesu akiza sima. Yesu nimuvuge ngo arakiza. Byature cyane arakiza. Ndakeneye ko uzamura imbaraga zo kwizera mu mutima wawe. Imana irakiza. Mufasha wanjye Imana nabuhamya wenda Imana izongera itubonanisha. Mufasha mfite n'uwa kabiri kuko uwa mbere yitabye Imana. Namaze imyaka 7 n'igice nta rubyaro, mpora kwa muganga. Nagwaje umuntu imyaka 7 n'igice, igihe kiragera. N'ubuhamya burebure. Imana yantegetse gushaka umukobwa wandushaga imyaka 13 kugira ngo isohezerano rye, hanyuma nanjye nzabone kwinjira mu masezerano. Ni amateka. Integeka kumushaka arwaye sida, jewe ndi muzima. Ni amateka. Ariko Yesu ni umukiza. Ariko mbuze uko nifata pe. Munduhure ntere haleluya munyikiriza. Haleluya! Haleluya! Yesu yarantangaje. Yesu yarantangaje. Ibyo mbibamo. Yesu abana nanjye. Anshira ku munzani kugira ngo igihe nzasanga abantu batentebutse nzabahumurize byemere. Nanyoheye ku gikombe cyo kuba twarashakanye ntanabyare iyo myaka 7 yose, nyimara nta rubyaro. Nahuye n'ibisongo by'amagambo, ariko ibyo ntibyabura nyene. Iyo bari kukuvugira mu gihe ntiwabicika. Mukomere mu izina rya Yesu. Ariko ndatangaza ko Imana ikiza indwara. Gatatu, ndashaka kwihuta dusenge. Uwiteka ajya dukiza ibikomere. Uwiteka akiza agahinda.
abaremerewe n'ibiruhanya babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza amara agahinda, ubahumurize utumukiza amara agahinda. Agahinda ufite Imana yiteguye kugagukiza. Hari umuntu useka ari uko yibagiwe kubera amateka mabi serious, kaba ari umuntu utavugirwa kubera yahuye nabyo, byamuteye ubwigunge, byamuteye ubwihebe, byamuteye kumva nta ejo afite. Ariko iyo tugeze kwa Yesu, umva uko umuririmbyi aherutse kuririmba, yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro kandi rikabatinyura. Umva umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza ngo rikarihura urushe. Mwakire kuruhurwa n'Imana mu izina rya Yesu. Agahinda ufite abakanseri abananiwe, Yesu aragashoboye. Mwavuga ngo amen. Nanone haleluya. Iyo ukorera Imana ugumye mu bikomere, wubakiye ku bikomere, ntuyikorera neza. Ndasabye ko mukira uyu mugoroba. Iyo mitwaro yawe uyizane, Yesu wacu ntakimunani. Iyo mitwaro yawe uyizane, Yesu wacu ntakimunani. Ako gahinda kawe ukazane, Yesu wacu ntakimunani. Iyo mitwaro yawe uyizane, Yesu wacu ntakimunani. Yesu yemwe mbwirira umuntu muri kumwe ngo Yesu si umuntu. Abantu barananirwa ariko Yesu ntananirwa, kuko Yesu ni Imana, afite ubushobozi bwose. Mama, ugomba kugira umunezero mu izina rya Yesu. Mupapa uri hano ugomba guseka, kuko Yesu ni umukiza. Muvuge ngo amina. Ni jyewe y'ubwanjye, nta wundi mukiza utari jyewe, niko Imana yavuze. Imana igukiza agahinda, Imana igukiza umubabaro, Imana igukiza ibikomere. Muri ibi yaravuze ngo mvura ibikomere byanjye umbabarire. Imana ikuvura ibikomere. Ibi bintu mbabwira si igipimo, twari dukomeretse. Ubu ngubu nge nagendaga mpekenya amenyo ukagira ngo ndi gusya, ariko ubu iyo tuvuganye kabiri ntaraseka mba mfite ibibazo bikomeye. Yesu atanga amahoro. Ayo mahoro ni amahoro meza tangwa na Yesu. Oh, ayo mahoro ni amahoro meza tangwa na Yesu. Ayo mashuri niyaguha amahoro tangwa na Yesu. Amafaranga ufite niyaguha amahoro tangwa na Yesu. Ayo mahoro ni amahoro meza tangwa na Yesu. Murakoze. Tuzamura ibiganza, Yesu ashimwe. Vuga ngo Yesu ndi imbere yawe. Ndi mu rusengero rwera. Kandi ndi kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ringireho ububasha. Bibiliya iravuga ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Mwakire kubakwa n'Imana mu izina rya Yesu. Abatanze abandi kubyumva mutere haleluya. Mwakire kubakwa n'Imana kuri kw'Imana.
ikintu cyose baba baragukoreye kikagukomeretsa ni abantu, si Yesu. Abantu ntibanateze kuba beza, ariko Yesu ahora ari mwiza. Ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, oh ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, oh ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu, ni mwiza, ni mwiza Yesu. Kwe ibyo bikomere byawe umwami Yesu arabishoboye. Ni ukuri wikomeza kuba ukomeretse. Umutima ukomeretse Yesu arawukiza. Umutima ukome, murakoze. Icyakane. Ariko Yesu araryoha we. Iyo ndi kumuvuga ejo bundi naramuvuze ntabuka umunwa. Navuze Yesu ntabuka umunwa, narengeje aho umunwa garukira kubera ko aho twagendaniye ntiwigeze udutera, ntiwigeze udutera. Si igipindi namaze iminsi ntaseka, njya guseka nkagira ngo kubera ko umunwa wari watabutse. Iye inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubo. Iye inkuru ni impamo, bambwiye ko atanga amahoro, bambwira ko atanga amasezerano, bambwiye ko asohoza ijambo rye, uko umwami bamuvuze niko nanjye namubonye. Iye inkuru, uko umwami bamuvuze niko nanjye namubonye. Aturuvuge ngo Yesu nanjye ndi uwawe, umpa amahoro y'umutima kandi unyomore ibikomere byanjye, umpe guseka ntashinyitse. Hari igihe umuntu aseka adasetse, ariko Yesu abaha agatwenge kavuye ku mutima. Muvuge ngo amina. Icyakane, dore amasaha yagiye mutahe. Icyakane, ubundi kiranga ko abantu bafashijwe bagumaho. Petero yarafashijwe aravuga ati mwami bibaye byiza ko turi kuri uyu musozi, ntidusubira hepfo iriya. Turaca ingando eshatu, imwe yawe indi ya Mose na Eliya, twe turaba ku ibaraza nta kibazo. Urumva abafashwa bagataha, sinzi ibyo bifashirizwe. Ngo murakoze cyane. Icyakane, Uwiteka ni Imana idukiza ubukene. Ni Imana idukiza ubukene. Ese ndatubuye cyangwa mvuze ukuri? Mbwira mugenzi wangu Uwiteka arakenura. Ni Imana ikenura. Hari umuntu ushobora kuvukira mu miryango ifite abadayimoni bo kudatera imbere, ariko abo badayimoni Yesu ajya bica. Yesu arabica. Hari igihe Yesu anogonora abadayimoni ukabona ngo umwuka yawumazemo. Hagira abadayimoni Yesu akwicira uyu mugoroba. Ababyumvise neza mutere haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
umuntu avukira mu muryango ugira abadayimoni bitabamo ibirori, hatabamo ibirori. Ubwo icyo nshatse kuvuga ubona atangiyemo ubuhamya. Iwacu nta n'umwe wambara impeta keretse yewe. Iwacu nawe ugeze aryama kuri matora. Bo murakoze karagaciyeho. Hashimwe Yesu utanga impeta. Ni njyewe njyenyine wageze kuri Yesu arambwira ngo nzagukorera ibihabanye n'iby'iwanyu. Ngira mugenzi wangu Yesu agukorera ibihabanye n'ibyo mu miryango y'iwanyu. Yesu akora ikinyuranyo. Yesu akunyuranyirize. Yesu abanyuranyirize. Yesu abanyuranyirize. Haleluya. Hari igihe umuntu avuka mu miryango yubaka ingo ntizirame, ariko iyo ugeze kuri Yesu abo badayimoni arabaniga. Reka ndacaraho byo nabanzanye ibindi, ariko Uwiteka ni Imana idukiza. Mu yandi magambo ni Imana idukiza imivumo na karande. Mwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Arivuze ngo nimwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Akira kubohoka mu izina rya Yesu. Akira gukira imbaraga yose yari gufite mu izina rya Yesu. Ababyumvise mutere haleluya. Icya gatanu soza, Uwiteka ni Imana idukiza amaboko y'ababisha. Adukiza amaboko y'abagome. Yica imigambi y'incakura kugira ngo idasoza imirimo y'amaboko yawe. Imana ikwicire imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Mwavuze ngo amen. Abisirayeli bagiye babona Imana ibakiza amaboko y'ababisha. Yehoshafati yabonye Imana imukiza amaboko y'ababisha. Abamoni n'Abamori n'Abamewunimu baramutera arasenga. Imana iramubwira mwumva, njye Uwiteka kukusabye kukurengera ndabaniga. Imana ikunigira ababisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ni idukiza amaboko y'abarozi. Imana ni idukiza amaboko y'abapfumu. Imana ni itubohora. Imana ni idukiza abagambanyi. Imana ni idukiza abadufitiye imigambi mibi. Imana igukiza abagufitiye imigambi mibi. Imana igukiza abagufitiye imigambi mibi. Oh, abakugambiriyeho ibibi Imana ibihindura ubusa. Nimuvuge ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Imigambi y'ababisha iteshejwe agaciro. Atura ngo imigambi y'ababisha iteshejwe agaciro. Muhaguruke dusenge tubwire Imana ngo ndakumenye ko uri umukiza wanjye. Ndasabye kugira ngo unkize kandi ubigaragaze. Imana igukize kandi bigaragaze mu izina rya Yesu. Imana ikugarurire ibyawe. Abadayimoni bakuriganyije, Imana igira ikintu ikora uyu mugoroba. Imana ikugarurire. Imana ni umukiza wawe. Sinzi ukuntu tugiye gusengana, ariko ugiye gusenga wivugira, wature ibyo ukeneye ko bikuvaho. Umudayimoni w'icyangiro atsindwe muri iri teraniro. Umudayimoni wo gukora imishinga igapfa muri iri teraniro, uwo mudayimoni Imana imwice. Wakire gukora imishinga yawe itere imbere mu izina rya Yesu. Turambura ibiganza byacu imbere y'Imana. Data, mu izina rya Yesu ndasabye kumva abantu basenga. Mwibohoze imbere y'Imana. Bwira Imana ngo nanjye ndi umuragwa. Bwira Imana ngo nanjye ndi umuragwa. Ndabimenye kuri umukiza wanjye. Imana igukize. Oh, haba mu cyerekezo cyazabona Yesu. Ubwira Imana ngo nyiza ibyaha, nyiza kamere, nyiza ibyaha, mwamuntabare, nyiza indwara, mwamuntabare, nyiza amaboko y'abagome bashakisha ku manywa na nijoro. Unyize mwami, turi imbere y'Imana. Imana irakenura. Imana igushyirireho inzira zo kugira mu kiru. Hatakede modeste kasteforia miritara shambonema. Imana yice karande. Imana yice imivumo. Imana itabara ubugingo bw'abera. Imana ituneshereze indwara n'izikire. Turirukana abadayimoni b'indwara. Turirukana
imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abakonikoni tuzitesheje agaciro, mu mbaraga zo gusenga tugisenga, imbaraga z'amahembe turazishe, imbaraga z'imitongero, imbaraga z'ibitegano, imbaraga za nyabingi, imbaraga z'ibitega. Fire! 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 Umuriro w'Imana, umuriro w'Imana, umuriro w'Imana muri iri teraniro. Yesu, Yesu, imigambi y'ikuzimu niburizwemo, ibitero by'abadayimoni nibitsindwe. Turirukana abadayimoni bo guhora, turirukana abadayimoni baturwanya, turirukana imbaraga z'umwijima. Uhereye uyu munsi ibyari bidufiteho ububasha biratsinzwe n'imbaraga z'Imana, imbaraga z'umusaraba wa Kristo nizikora igitangaza ku bugingo bw'uyu muntu. Haleluya. Yes. Ye tainema tobe lastika yamando karame mwami, karame mukiza Yesu. Ayiwe mwami, kora igitangaza nonaha, hindura ubusa imigambi y'ikuzimu, hindura ubusa imigambi y'abantu, hindura ubusa imigambi y'ababisha. Turacecekesha aya majwi y'iterabwoba. Tuzagera kure, tuzagera kure, tuzagera kure, tuzajya no mu ijuru, tuzabona Yesu, tuzabona Imana, tuzabona abamarayika, tuzabona imizima, tuzabona abakuru. Yesu azatugeza aya mahoro. Turacecekesha ijwi ry'iterabwoba, aya majwi y'urucantege turayirukanye. Yesu yaraducunguye, Yesu ni umwami wacu. Turagushimiye Mana yuko abari barwaye batahanye gukira, abatagiraga ibitotsi batahane gusinzira, kandi abatagiraga umunezero none aho hereye aka kanya nibumva umunezero w'Imana. Haleluya. Turabohora abaziritse mu izina rya Yesu, abo bazinze turabazinguye mu izina rya Yesu umwami wacu. Haleluya. Ingumba nizibyare, uri Imana itanga kubyara. Haleluya. Uri Imana itanga urushako. Turasenze muri kano kanya amaboko y'Imana nakora igitangaza ku muntu wese dusenganye. Urakoze kuko zibirenze cyane ibyo dusabye, tugukomeye amashyi, tugukuti impundu. Uri Imana nziza. Vugiriza Imana karuru. Intsinzi y'Imana irabonetse, intsinzi y'Imana ku buzima bwacu, intsinzi y'Imana mu izina rya Yesu. Abari imbere y'Imana mutere haleluya. Mwongere mutere haleluya. Bwira nk'abantu nka babiri ubatangarize ngo Imana itanga intsinzi ku buzima bwawe, Imana itanga intsinzi ku buzima bwawe. Batangarize kandi mubyizere mu izina rya Yesu, kuko Imana dutaramiye ni Imana y'imirimo, si Imana y'amagambo. Isumba byose babera amaboko. Shalom.